Dusubire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko muri kugenda mubibona. Abo ni bamwe mu bayobozi, ni imwe muri delegasiyo zikomeye cyane za AFCM 23 yari iyobowe na Benjamin Mbonimpa, aho yari yerekeje i Bukavu kugira ibyo bakora, kugira uruhare mu kuba hakira bimwe navuga ko byakemurwa, kugira bimwe byagenda bifata umurongo. Hari ku munsi w'ejo ku wa kabiri tariki ya 11 Kanama 2026, aho intumwa za AFCM 23 ziyobowe n'umunyamabanga uhoraho wa AFCM 23 Benjamin Mbonimpa zageze i Bukavu, aho zari zigiye kuyobora umuhango wo guhererekanya ubuyobozi mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza zitandukanye zo muri uyu mujyi. Kubera iki ari AFCM 23 yabigizemo uruhare mu bijyanye n'ihererekanya buyobozi cyo kuri izi mande zombi? Kubera iki ari bo bitabajwe? Kuki hataje leta? Kuki hataje izindi nzego, hakitabazwa AFCM 23? Iyo ni impamvu tugiye kureba muri rusange. Ngo ikaze kanda subscribe, like, share ndetse na comment, tugende tuganira sobanukirwe iyi ngingo gatanu ku kandi. Nakubwira ko uru rugendo kandi ngo bavuga ko ngo rwari rugamije gushyira ku mugaragaro abayobozi bashya b'ibigo by'amashuri makuru ndetse no kureba uko ibikorwa ndetse n'amasomo ubwo nyine bijyanirana n'imicungire y'ibigo, ngo uburyo ngo byakomeza nta nkomyi sibayeho. Icyo kintu sinzi niba kiri kumvikana. Ibigo byavuzwe ko nyine bigomba kuhabwa ubuyobozi bushyashya ni ikigo cyitwa ISTEM, hakaba ikigo cyitwa ISTA, hakaza ISEC cyangwa ni ISC, hakaza ICP ndetse na ISAM. Ibi ngibi rero bakavuga ko byabaye mu gihe ubuyobozi bwa AFCM 23 bukomeje gushyiraho inzego z'ubuyobozi mu bice bagenzura byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo kintu ndumva cyumvikana. Iki gice ni kimwe mu byo AFCM 23 igenzura. Ubwo niyo mpamvu bagira influence mu gushyiraho cyangwa gukuraho bamwe mu bayobozi. Intego y'uru rugendo rwakozwe ku munsi w'ejo yari ukuyobora umuhango wo guhererekanya ubuyobozi. Cyo nicyo cy'ingenzi mu gice y'akarongo, ndetse bakavuga ko ngo bari banagamije gushyira ku mugaragaro abayobozi bashya b'ibigo bitandukanye by'amashuri makuru ndetse na za kaminuza bikorera muri uyu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Icyo nacyo mu gice y'akarongo ni ingingo ebyiri: kuyobora umuhango no gushyiraho abayobozi bashya. Kubera iki AFCM 23 ishyiraho ubuyobozi kandi amashuri ari aya leta? Ese leta yamaze kwikura mu nshingano zo kuyobora ibigo itera inkunga, ibigo biba mu gihugu cyayo? Icyo ni ikibazo umuntu yakwibaza. Iki kiri gutuma AFCM 23 yinjira mu micungire y'ibigo by'amashuri makuru ndetse no mu nzego za leta nyirizina? Ese ni gahunda yo gukomeza kunoza serivisi z'uburezi gusa, cyangwa ni bya bindi twabonye n'ubundi mu minsi yashize ko hari uburyo bafite gahunda yo kwinjira mu miyoborere y'ibi bigo ubundi bakabishyira ku murongo? Akutsa ko ibi byabaye ejo ku munsi wo ku wa kabiri tariki ya 11 Kanama
aho delegasiyo nini cyane yari iyobowe na Benjamin Mbonimpa yamanutse yihuta cyane. Rero ibi ngibi byabereye muri Kivu y'Epfo i Bukavu, aho abayobozi ba AFC 23 bageze i Bukavu bagiye gukora inshingano ebyiri nk'uko nakomeje kugenda nzibabwira. Inshingano ya mbere ni ugushyiraho abayobozi bashya, iya kabiri ni ukuyobora umuhango w'ihererekanya buyobozi. Bavuga ko ari ihererekanya buyobozi. Bakavuga ko ngo izo nzego nshya ngo zari zisanzweho ngo bazisimbuje, uko byatangajwe nyine n'umunyamabanga wabo uhoraho wa FC 23 nyine Benjamin Mbonimpa. Iki gikorwa gikurikira ishyirwaho ry'amakipe mashya y'ubuyobozi agamije gukomeza imikorere y'ibigo bituma ibikorwa by'amashuri bikomeza kandi nta nkomyi. Vice Guverineri wa Sud Kivu ni Dunia Masumbuko Bwenge yatangaje ko ubukangurambaga bwo gukingira indwara na bwo ngo bugomba kuyoborwa na AFC M23. Rero bakavuga bati ni ibikorwa bibiri bikurikiranye i Bukavu, aho habaye igikorwa cya ACPTR ku itariki 10, akaba bwari ubukangurambaga bwo gukingira indwara z'iseru, rubeole ndetse na poliometrite, aho bwatangijwe ku mugaragaro kuwa mbere i Bukavu ndetse butangizwa na Vice Guverineri wa Sud Kivu Dunia Masumbuko Bwenge du. Ubu bukangurambaga bukaba bwari bugamije kongera ubwirinzi bw'abana ku ndwara zavuzwe haruguru. Ibi ngibi rero bikaba nabyo byari bije muri icyo gihe. Nanone ukavuga uti se Bukavu iri mu gihe cy'intambara, iri mu mpinduka, bimeze biti Bukavu? Bakubwira ko ubundi Bukavu abantu babizi neza ngo ari umujyi umwe mu yikomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari uyu mujyi ufite ibikorwa by'ubucuruzi, amashuri makuru ndetse n'ibigo by'ubuzima ndetse n'inzego nyinshi z'ubuyobozi. Akaba ari umujyi ufite ibikorwa by'ubucuruzi, amashuri makuru, ibigo by'ubuzima ndetse n'inzego nyinshi zitandukanye z'ubuyobozi. Iyo rero habayeho impinduka mu miyoborere, umujyi cyangwa akarere akariko kose, ntabwo impinduka ziba zigomba kugarukira nyine mu miyoborere, muri za commune, muri za secteur, muri za territoire ngo birangirire aho ngaho. Bigomba no kugera muri izo secteur zindi, uburezi, ubuhinzi, bworozi n'izindi nyine byumvikanisha ko nyine abantu baba bagomba guhuza. Ni muri urwo rwego amakuru yasohotse ku munsi w'ejo yavugaga ko delegasiyo y'abayobozi ba AFC 23 ariyo yaje kuyobora umuhango wo gushyiraho abayobozi bashya. Kakana mukumve neza, abayobozi bashya hari abariho mbere bakurwaho, hashyirwaho abashya, hashyirwaho ubuyobozi bushya.
barangije bahita bayobora n'ihererekanya buyobozi ako kanya. AFC 23 iri mu ngamba mwabanuma, iri mu ngamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage bazagenda benjoyinga babonye ko aho iri, aho igeze ifata ibice, bonaka abaturage babishimye, abaturage babaho mu umutekano wongera kugaruka. Ubwo rero utegereza ngo turebe ese ubuyobozi bwashyizweho bushyashya buri buze gutanga iki, buri buze kugaragaza iki mu nshingano bahawe.